Reka tubashimire mwese bakunzi ba Kamanzi Official, tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza kandi umwaka mushya muhire wa 2025. Duteye umugongo 2024, twawukozemo byinshi byiza, ariko hari na byinshi byatubayeho bitari byiza, ariko ntago tubihanga amaso, ahubwo duhanga amaso imbere. Twifuriza buri wese gukomeza kugubwa neza no guhanga amaso imbere, ntihagire uhusha intego ye. Tugarutse tuganira kuri Pi Network, ni ku ngingo ebyiri, ni kwirebana n'amahugurwa ndetse na raporo ya Pi Core Team. Amahugurwa twajyaga tubaha kuri Pi Network, turagira ngo tumenyeshe ko tubaye tuyahagaritse mu gihe tukibyigaho kugira ngo turebe uko byakomeza niba ari ngombwa, ariko mu gihe bitaraba ngombwa tukibyigaho tubaye tubihagaritse, tukazababwira ikizakurikiraho. Hanyuma rero kuri raporo ya Pi Network yo turagira ngo tuganire kuri iki kintu. Hari byinshi twaganiraho, ariko reka dushingire kuri iyi ngingo ya Pi Network. Raporo yatanze byari biri no kuri dashboard, ariko byamaze kuvaho, ariko ababibonye mwabonye yuko baguha raporo y'umwaka wose mu gihe dutegereje itangazo risoza ukwezi kandi risoza umwaka, dutangira ukundi rigasoza n'umwaka dutangira ubundi. Ibyo kenshi tukunda kubibona hagati y'itariki 2 n'itariki 4. Reka tubitegereze, ariko hagati aho hari raporo baduhaye, ndetse hari na update baherutse kuduha mu minsi ishize tutabatangarije, ariko baratubwiye bati murayisanga kuri Twitter ndetse no kuri Facebook, ngo musome cyane iriya gahunda baduhaye ya Mainnet ya launch, Pi Network launch izaba mu mezi 3 ya mbere 2025. Muyisome cyane munamenye impamvu yo gukomeza kongeramo zira application. Iki nacyo turakigarukaho, ariko tutarakomeza kabari cyo tubanza kuvugaho. Murabona hari abantu bamaze imisi bashidikanya, bibaza ngo ariko se ngo kubera iki ngo aya mafaranga ngo nayi ubuntu ngo barayaduha yikinga, ubwo bo bazungukira he? Ivyo ntibikureba, ahubwo ikikureba no gukora cyo baguhaye gukora. Niba utagishoboye uceho wigendere, naho kwirirwa uvuga usakuza wibaza. Niba udasobanukiwe usobanuza, hakuwe kwirirwa kana uca abantu intege ubeshya, ngo urabona ngo babeshya ngo ni scam. Why is scam? Cryptocurrencies cyangwa se digital currencies, iyo bazimayininga ziraba mayininga, impamvu baziduha baba barema community cyangwa se baba barema isoko ry'abakiriya, hanyuma bakarema n'abacuruzi. Abacuruzi ni ama companies mubona ayo ngayo nyine barimo gushyira muri Pi. None iryo faranga bakariha ubushobozi n'agaciro ko kugira ngo rikore nk'ifaranga. Umuntu warimenye ubwo bushobozi aba ari umuntu ukomeye cyane, ni nako ibihugu bikora. Ubwo rero ikwirirwa ujya muri byinshi ubyibazaho cyane, ni byinshi cyane twabivugaho, ariko uzagenda bisobanukirwa ahubwo nukurikira. Ikibazo rero nuko umuntu abategura ikiganiro abantu ntimugikurikire, kandi ntibahweme, umuntu ntaweme gusa kuzavuga ngo ariko ibi bintu ngo ndabona ngo atari byo. Gutebye singaye nabavuga ngo vipi zawe uvuga ko atari byo ushingiye kuki? Mugihe hari abantu babavuna mu mutwe kumva no kubabona no kubumva ubwabyo ni ikibazo. Bibaho ariko nakundi gusa nyine turabagaye. Reka twigarukire kuri raporo rero. Buri mwaka batanga raporo y'ibyo wakoze mu mwaka wose. Reka nifateho urugero, no gutanga urugero ku wundi muntu. End of 2024, your year with Pi. Iherezo rya 2024, umwaka wawe na Pi cyangwa se muri Pi. Bagaragaza daily mining sessions, inshuro wamayininze mu minsi 365, yewe na mayininze iminsi 323. Murumva yuko iminsi 40 n'ingahe yose nayuhushije ni 2. Iyo minsi yose narayihushije kandi ngomba kuyimayininga. Iyo rero utayimayininze uba urimo guhomba, nicyo gisobanuro. Hanyuma nanone hakaba bakakwereka Pi Mind, Pi wa mayininze. Gihe na mayininze 1888, ariko 1842 nkaba narazikomoye ku bintu bitandukanye. Icyo bita bonus contributions. Hari bonuses zituruka ku bantu benshi cyane, izo zose hakabamo n'utwange rero. Ariko nashoboye no kwinjiza abantu 50. Yego, si ibyo gusa, ahubwo barambwira yuko
uhereye umunsi hano niho urebera kariya gaheruka hasi bamwe you joined Pi hashize iminsi 1306 days ago. Yes, 1300 1306 days. Iminsi 1306 yego 1306 niyo minsi maze muri Pi Network. Bivuze ngo mpereye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025 nabara kugeza nako ku munsi wa 31 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 nabara nkagenda nkareba umwaka wa 2021 ukwezi kwa rukwa karindwi itariki ninjiriyeho niho bigenda bikagusha iyo minsi nagenda nkamenya. Hano rero niho umuntu ashobora kubarira akavuga ati aha ndabimenye noneho uyu munsi uzaba ari umunsi nzashyira mu isabukuru yanjye. Udafashe screenshot ibi bintu akaba yabyibagiwe ubwo urumva azategereza umwaka utaha kugira ngo bamwereke wenda bazaba babikuyeho. Nk'ubu nkanjye ukwezi nari nkuzi n'umwaka ariko ntabwo narinzi ngo itariki ni yihe. Ubu mpereye ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 nzahera kuri izo tariki mbare nsubira inyuma ngende ngeze mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa karindwi itariki ntibuka ndebe neza ni kuyihe tariki ninjiriyeho muri Pi. Zari saa 9 ndabyibuka, zari saa 9 z'igicamunsi zishyira saa 10. Ubwo ndaza kubibara neza nagafashe screenshot kuko nari nkarwaye numvaga ngategereje. Reka rero turebe iki somo dukura aha hantu. Nkange murabona yuko mu minsi 365 mu byukuri nahombye iminsi 42 kandi Pi 1888 nazimayininze mu minsi 365. Ubwo ku munsi namayiningaga Pi nibura 5 n'ibice 17. Ubwo nimbi kuba n'iminsi 42 nahushije ndahomba Pi 217 namwe mu nyumvire n'ibice nibura bitatu. Pi 217 nizo Pi ndimo guhomba. Bivuze ngo izi Pi mpomba kubera iyo minsi ntamayininze uzigize ku gaciro ka GCV ni miliyoni z'amadolari 68,250 na 827 mu manyarwanda ushikubiye ku 1,400 akaba ari miliyari nibura 95 na miliyoni 551 n'ibihumbi 158 na 600 na rimwe. Ngayo amafaranga naba mpomba mu gihe cy'umwaka wose nkunyakomoye kuri Pi ngende ku giciro cya GCV. Ngaho nawe ibarire urebe nawe ibyo wahombye kubera iki duhomba bigeza aha. Rero niho tuvuga ngo dore dusigaje amezi atarenze 3 kugira ngo je nawe ahari kumayininga bihagarare. Nta wamenye, ntago baratangaza ko byahagarara ariko birashoboka ko byahagarara. Ese bihagaze aya mezi 3 nakuramo iki? Reka mining uko bishoboka. Reveye yanjye twagize ibibazo bitandukanye, twagize kurangara ariko murabona ibituviriyemo ni raporo baduhaye dusanze ari igihombo twiteye gusa nta wundi wakiduteye. Nimureke dufate ingamba nshya niturangiza tu mining Pi zisigaye. Kandi reka mbabwira kandi kantu mbibira kantu. Iyi launch ishobora kutazaba kabiri kubera impamvu ngiye kubabwira. Hashize igihe amezi ngira ngo na 6 ashobora kubashize tugaragarijwe yuko tugeze abapioneers miliyoni 60. Hano baba bara real accounts cyangwa se konte z'ukuri zujuje buziranenge. None abantu barimo barinjira kandi amakuru yuko Pi igiye kulaunchinga n'abantu batari basanzwe muri Pi bamenye Pi basigaye bazi Pi. Ese ubu wabwirwa n'iki yuko abantu batuzuye bakaba babicecetse bakazaturitsa igisasu bikaba nkuko dutunguro kumayininga bigahagarara? Wowe utaramayininze, wowe umayininga gake gashoboka, ndagira ngo umenyeshe yuko bashobora kudutunguruka wumva ngo kumayininga nabyo byahagararanye n'umunsi wa launch. Rero nakugira inama yuko wamayininga
uko bishoboka buri munsi ku isaha ku gihe, kuko turi mu minsi, reka mbyita iminsi ya nyuma yo kumayininga payi. ubu ngubu bitarenze ejo cyangwa bitarenze ejo, hagati y'itariki ebyiri mu matariki nk'abiri cyangwa atatu, baduha mining rate nshyashya. uyu ngubu twamayiningaga kuri 0.0051 0.0051. ntituzi rate bazashyiraho noneho, kuko bamaze mu minsi yashize bagiye batwongeza bagabanyaho gake. aho bigeze ubu nicyo kitwereka payi zisigayemo uko tuzimayininga. ese wowe uzaba ufite izingana iki? nahawe nahanjye nakuburiraga, nakugiraga inama, twaganiraga kuri ikibazo cya payi kugira ngo tumayininge zishoboka zisigaye zose nta gihe dutakaje. igihe twatakaje kirahagije. 2025 ibyo gukora ibintu bishya, ingamba nshya, ibikorwa bishya, imibereho mishya, imyitwarire mishya, imyumvire mishya, buri kimwe cyose gishyashya, tugana ku kwitegura ndetse no kwakira open network cyangwa se open minded kugira ngo twinjire mu bwiza. kandi n'ubu ngubu rega turi mu bwiza. ikindi nibutsa abantu bafite payi ibibazo mu makonte yabo, ubu ngubu iyo wandikiye kwa team mbere yuko baguha igisubizo, hari babanza kukuburira banakwereka yuko bagushyiriyeho amahirwe yo gukosora ibituzuye, sibyo? gusa nyine bakakwereka ibidakunda n'ibikunda. ibidakunda byo ni uguterura izina rya Kamanzi ukarisimbuza izina wenda rya Kalisa, ntago bishoboka. ahubwo ni ugukosora ku mazina yawe ku nyuguti zituzuye, cyangwa ibyo wongeraho cyangwa se cyugabanyaho. niba warashyizeho kandi itariho ku ndangamuntu yikureho, niba iburaho kandi ku ndangamuntu iriho yishyireho, niba hari inyuguti iburaho saba bagufashe usubiremo uyishyire inyuguti uyishyireho. bitari ibyo mushobora kuzahura n'urukuta. nongere mbisubiremo, mushobora kuzahura n'urukuta. niyo mpamvu ndi hano niyemeje kubafasha. wishaka ndamufasha, utabishaka abantwerera ko ngo ndiki sinzi ingegera yanditse ngo ndi igisambo. bya bintu ubugegera bubi cyane. ndi igisambo? hari icyo nagutwaye ngo naramubwiye ngo siba konte ngo uze ngufashe ngo aranga ngo azanshyira hanze? umuntu nigeze kubwira ngo siba konte? hari umuntu wigeze kumpamagara arambwira ngo nimwinjize, ngo nimuyobore kuri telefone uko binjira. ndamubwira rero ntago nakora ayo makosa, ahubwo uzaze ngufashe. hashize iminsi arambwira ngo ninjire ngo no kuri kode yawe, ndangije sinamubona. ndabwira ibyo bintu wakoze ndabikemanga. ambwira ukuntu yabigenje, numva na makosa yakoze. ndamubwira nti siba ibyo bintu cyangwa se bizakugireho ingaruka. sinongeye no kumva ijwi rye. niba ari babandi bakoreshwa kugira ngo bansebye banci intege, narababwiye papa Eniyazi, hari abantu bahagurukiye kugira ngo mwe kugira icyo mumenya, mwe gushishoza. ndaje noneho nanjye nze mbigaragaze. kubigaragaza mvuga nuko ngiye gukora ibishoboka byose, mbabwire buri kimwe cyose, mbereke buri kimwe cyose, buri wese yinanirwe. noneho abo ngabo bose bari bategereje kuzabafatira ku bujiji kuko utabimenya, bahebe bababure. noneho uwirangaraho bazamunywa boyiro, nta kundi. ubwo ndazira yuko ngo nababwiye ngo ndimo kubafasha ngo ibiki. hari n'abandi benshi nk'ubu wambwiye ngo namuteje abantu. hari ugeze kumbwira ngo namuteje abantu. ese gute? hari umuntu waje ariko yarabimenye kuko uwo muntu byaje kurangira hari ibyo asubiye kumukoreshaho nk'abantu basanzwe baziranye. birangira amubwira yuko namubwiye ukuri ko yabimenye, kuko yasanze naramuhindurira passphrase. niba yaramwinjiriraga muri konte ntajye ntimumbaze. arangije aramuneka asanga narabimuhinduriye kandi namwigishije kubihisha. icyabaye nuko yambwiye ngo ariko ngo ndimo kubateza abantu. ese gute? wundi se wowe ndinda mbaguteza? wowe igituma utamubwiza ukuri niki? ngiyo ngufashije nkubwiza ukuri, kandi ngiyo ngufashije nishingira kugufasha, nta kindi kintu gishyuye. nishingira kugufasha kuzageza umunsi wa open minded ubaye. mboneraho gushishikariza abantu ibibazo byabo bitari byakemuka, ntazi naho bigeze kubera ko baracecetse. nimumbwire bimeze bite. niba bataranabasubiza menye yuko bataranabasubiza. hari abari Karongi, hari abari za Ngororero, hari abari za Nyagatare. mumbwire byagenze bite, byarakosotse ntibyakosotse. mumbwire n'ahandi bahari. mumbwire turebe ikindi cyo gukora. iyo byanze turongera tukandika, ko hari uwo twandika inshuro ya kabiri ukabona bahise bamusubiza. nawe niba ari ngombwa garuka twongere twandike, nta kindi mubaza. yes murakoze cyane.
nagira ngo twihutire gukemura ibibazo kuko iminsi irimo iragenda cyane. Mwabonye yuko bateganya yuko hagati y'ukwa mbere n'ukwa kabiri ya ntego Payiko team yari ihaye ishobora kuzaba yagezweho. Nta wamenye n'ubu ngubu wenda yaba yagezweho nidukomeza mu muvuduko twakoreragaho. Rero mwirangara nimugire vuba uku kwezi kwa mbere kubuko gukemura ibibazo dufite, twicare tuvuga ngo turabirangije. Ngira ngo uwo twari kumwe mu gitondo yabibonye, ntago rero we muvuga izina nawe yakwivuga kandi ntiyamaye uburenganzira bwo kumuvuga. Nta kosa yakoze, wakoze koza rirenzeho ndakuvuga tu. Uwo ngo twari kumwe yabibonye, nibyo bamusubije yabibonye kandi n'amakosa yararimo yayabonye. Benshi bafite amakosa ariko batari basobanukiwe. Yambwiye ati numvise ikiganiro cyawe ejo bundi nsanga mfite amakosa koko kandi koko. Noneho ibyo badusubije neza neza byaje bishimangira ibyo nahoze mubwira mwereka ibijyanye n'amakosa afite. Nawe kandi yiketse kandi asanga nibyo koko. Nawe rero wikwicara basi mpamagara ngo usuzumire tuvugane, unyereke konti yawe ngo usuzumire basi umenye n'ukuntu uhagaze. Mpamagara cyangwa unyandikire SMS kuri WhatsApp, ho bibaye byinshi cyane bikamvanga nkayoberwa byo nsubiza n'ibyo nasubiza ko bibaye mu murengera. WhatsApp irimo ibintu byinshi cyane, mumbabarire. SMS and call me, mpamagare ngayo nguko. Ari jya bampagara bakambura, hari impamvu ziba zabiteye, hari impavugana n'abantu, hari yemba no kuyo nashyizemo akadege ndimo gukemura, ndimo gutanga ikiganiro. Yes, rero ndabasaba mukemura ibibazo mufite, mutazabuka ibitereko mwasheshe mukaririra mu myotsi mwayobaho abandi bahahiye. Mureke dukemura ibibazo dufite hakiri kare. Nicyo umuntu abereyeho kugira ngo abafashe abatabyumva kazi kabo, nta kundi nabigenza. Hanyuma rero abwirwa benshi akumva beneyo, kandi burya ngo gerageza bikonanaho kugira ngo nenerwe kugerageza. Murakoze, mukomeze kwishimira umwaka mushya, ariko twirindemo amakosa. Ahasigaye dukomeze tugubwe neza kandi dukurikira ibiganiro. Nongere saba abantu kurikira ikiganiro hano mwana. Niba guhaye ikiganiro birababaza kubona utanga ikiganiro ugatakaza umwuka, ugatanga imbaraga, ugakora ubushakashatsi, ubucukumbuzi, ugacukumbura. Umuntu yarangiza akaguhamagara akakubaza ngo iki niki kandi wagishyize mu kiganiro. Mu kiganiro n'ukuri kw'Imana. Rwose murambabaza. Hanyuma rero nagucyaha ngo ngiye nkubwiye nabi. Ntabwo nzahwema kukubwira nabi kuzageza ubwo uzumva icyo ugomba gukora. Ntabwo wanzana iyo miteto ngo ese ndagusigiriza kugira ngo bigende bite. Hakoze ko n'umugeni bamubwira nabi di, niba atitwara nk'uko bigomba haramucyaha. Nta yindi nabi, murabizi ko mbakabukana ariko nta kindi mbagamije. Abamaze kumenyera baranzi nta nabi yindi. Ngayo nguko mugubwe neza. Ndumva nishimye ko tugeranye mu mwaka wa 2025 kandi tukaba tugiye gukomezanya ku bushake bw'Imana. Nitugerayo kandi nutanagerayo aho Imana yashatse ko tugarukirana aho ngaho tuzagarukiraho. Ntihazagira uburana nkuko ntaburanye ko naje, sinzanaburana ko nanagiye.